Rero banyarwandakazi ndashaka kubabwira ko hari aka video ka Pamela karimo kara trendinga. Ako ka video ka Pamela karimo kara trendinga, ndashaka ko murekeraho kuzajya kugasharinga. Ndashaka ko murekeraho kugasharinga. Murekeraho kugasharinga. Buri munsi mujya musaba uruhara, mushaka uruhara murekeraho kugasharinga kubera murabizi ko Ben nawe yigeze gukurura ishanga, nta kintu gishasha. Utwo rw'inzobe Ben nawe yigeze gukurura ishanga. Ese gukurura ishanga hari nakandi ka video bafashe Ben ari muri Karuna, hari urwana yitsimbye. Hari urwana Ben yari yaritsimbye, urwana rw'inzobe. Urwana rw'inzobe. Icyo ni icyambere. Ikindi numvisha amakuru nguriya muhungu ngo ni brother wa Pamela. Ngo ni brother wa Pamela. Ako se brother wa Pamela wirabura kuri Pamela ko yirabura, brother kabinzobe. Ni nkuko wavuga ati ngewe indi brother wandi. Ninde ufite igikara cyane hano muri showbiz twavuga ati n'umuntu arirabura pe. Chita. Oya, Chita nawe no umugabo cye. Nk'urwana rwirabura. Urwana mumbwira urwana ibyana byirabo kode yo gufasha Puzzle Man. Erega Dumba turabizi ko ufana kandi ukunda melody zibaga square, nta mugabo uvuga ndakuburoka. Ndakuburoka. Nariko nabuze ingufu zo kuburoka abantu these days, sinye buroka abantu. Nka Chita, nkuko wavuga ati ngiye mvukana na Chita. Ntago byavamo, ntago ushobora kuvuga ati mvukana na Chita. Mvuge ngo bivamo ngo abantu bavuge ngo ngo Dumba avukana na Chita, reka bahita babyanga, bahita bavuga ati reka nta Dumba avukana na Chita. Uriya musore ntabwo asa na Chita, ntabwo asa na Pamela. Akashaka kuba ari musaza we. Ashobora kuba ari musaza we, ariko nta bidanje. Ashobora kuba ari inshuti ye. Ashobora kuba ari inshuti. Nge ndemera ko ashobora kuba ari inshuti. Munyakazi Dumba wampaye support. Isemire wone isugi ya mbere nzi, nkumbuye interview zawe. The real Gasana ni mukara ahubwo atangayira. Nka Gasana gute bashobora kuvuga ngo The real Gasana uriya munyamurenge. Gasana we ni umunyamurenge, Gasana ni umunyamurenge. Niyo gute bavuga ati uriya munyamurenge ngo turavukana. TB Tiger rwubatswe ku musenyi. Nyumvira ubu comment. Brother umeze gute? Oya, ibyo bintu bade reka mbabwire, ikibazo tufite muri showbiz nyarwanda ni kimwe. Ikibazo dufite muri showbiz nyarwanda ofete yatanga abantu bayirimo nka pioneer baba blogger, like ushobora kuvuga Dekati, ushobora kuvuga abantu ushobora kuvuga nyine bafite amazina manini, ushobora kuvuga Dekati, ushobora kuvuga Jesquiza wa Mipango. Jesquiza wa Mipango ari muri mu pioneers, aba blogger n'abanyamakuru, mu pioneers, abantu batangiye ibi bintu bazi no kubikora. None ugashiramo na Dumba mwenyewe ngewe, hari uburyo dukora ibintu abantu bashasha baje badashobora gukoramo ibintu. Nkanjye Dumba sinshobora gufata, hari nk'abantu njya mbona bakora inkuru kuri Bruce Melody. Ibi bintu mu recording abafana ba Bruce Melody mu bibone. Muri showbiz haba hari bamakimbirane, abantu babaho kutumvikana, habamo kutumvikana. Melody dushobora gukora ikintu, Melody nyine akantenguha, urumva The Ben dukora ikintu akantenguha, Kevin Kade dushobora gukora ibintu akantenguha. Ariko aho nandukanira nuko niyo twaba dushwanye menya ibyo navuga nibyo ntavuga.
nkanjye sinshobora gukora posti ndimo nderekana ko Pamela akoze ibintu bitiyubashye. Iyo posti sinshobora kuyikora koze iyo posti ihita yemerera uwundi mu blogger uri hasi ko ashobora gupostinga ikintu icyo ari cyo cyose. Ntabwo dupostinga ibintu ibyo ari byo byose. Ngiye biragoye kugira ngo postinge ndimo ndatuka Bruce Melody, biragoye cyane, ntabwo byabaho. Ariko aba blogger bashasha bagiye batwigana bakumva sometimes uraza hano ukavuga amagambo ugacishamo za gaswere, noneho umuntu akavuga ati umuntu niba ashobora kuvuga gaswere, ngiye gaswere ntayo nzavuga, ariko nzavuga ukuri ngo cyangwa ngo mvuge ibi ngibi, ugasanga koze post man iri very dangerous, influencinga gukubahuka abantu no kubahuka ibintu. Like hari ibintu byinshi muri showbiz mba nzi ntashobora kuvuga. Like I cannot say ibyo bintu sinshobora kubivuga kubera manzi ko icyo kintu nikirangiza kugira muri society kiraza kwangiza iki, nikirangiza kugira muri society kiraza kwangiza iki. Ariko abantu bashengenda umuntu mukuru icyambere murimo muravuga ko nshaje, hano muri comment murimo muravuga ko nshaje, none ntabwo mba nsazi ubusa. Urumva abantu rero barimo barakora ibi bintu usanga ari abana ndusha imyaka 15, imyaka 10 n'ingahe, ntabwo babatekereza nkanjye, ntabwo batekereza nkanjye bo bazi ko ari ugutobora no kuzamuka gusa, no gutobora nyine tugomba gutobora nyine tuzamuke. Akaza agakora inkuru niba yanga Bruce Melody, akaza tuka Bruce Melody, akaza muvuga nabi, akaza arimo rakubita avunira mu mavi, you know, which is bad. Reka noneho ntangire kubloka abantu bafite comment imbi, ntangire kuba bloka. Turebe abantu, turebe ndebe umuntu ngomba kubloka. Reka manze mboroka abantu nuko nifo kumbashira ku murongo hano kuri live. Dumba wampaye like nkagusaba please, ngomba kubanza kubloka abakaritasi hano. Ndashaka 1k, ndashaka 1k. Umuntu ushaka verification inanyandikire. Tubanze turebe abantu tugomba kubloka hano, abantu badafite discipline. Abana basha ntacyo bafite cyo guhomba. Abana basha ntabwo bafite cyo guhomba. Guys, ntabwo abantu munkurikiye hano, ntabwo buri kintu ari cyo gupostinga, ntabwo buri kintu bagipostinga. Niba hari ababloga bari hano, ndashaka kubabwira ko ntabwo buri kintu bagipostinga. Niyo mpamvu usanga abantu benshi Ribu yatangiye kubyegera. These days Ribu yaratwegereye kubera yabonaga dukora amakosa menshi, harimo amakosa menshi abantu bagenda bakora, cyane cyane abashasha koze arashaka views, arashaka kubona ntuza, agahita kubita buri kintu cyose agenda kivugaho, buri kintu cyose agenda ashira hariya. Bro, The Benny iriya video kuri njyewe iyo nyibonye mbona iriya video nabidanje ku bantu, ku muntu usirimutse nka Benny, ku muntu nkanjye no ku bandi bantu bameze nkatwe. Iriya video nabidanje. Njye umugore wanjye ashobora kumbwira I'm going out with my friends, niyo baba ari high school friends, mba nshobora kumubwira ati just go out with my friends. Rero nshobora kwinjira muri boîte nkasanga arimo arabyina kuriya, ntabwo nza kuvuga ati mwabere yakitse yankiye inyuma. Reka amasaha namubwiye agendere, niyo yagiye aragaruka. Abantu yagiye nabo probably bajya baza bakadusura. Nkuriya muntu ashobora kuba ajyaza mu rugo kwa Benny na Pamela abasura, cyangwa numvishe ko ari musaza we ukuri. Abantu barimo baravuga ati ni musaza we. Mwebwe mugafata ibyo bintu mugahita mugenda mukabibwira abantu, mukabisharinga abantu. Benny we ashobora kubyumva ko ntabirenze. Benny we araza kuvuga ati ntabirenze, ariko ari abantu baba bari kumwe hafi ya mama wa Benny, hafi ya mama wa Pamela,
barimo baravuga umwana, then ukazanga mama umutima muvuyemo, ati umwana wanjye yagiye mu buraya, ati umwana wanjye ko nari nzi ko yarongowe. Ibyo bintu ntabwo bari byiza. Think about umuryango w'umuntu. Don't just think about ngo Ben ngo hano ngo turimo turamukoma, ngo Ben hano ngo turimo turagira ibi ngibi. Ukunda Bruce Melody, katuvuge wowe ukunda Bruce Melody, uri umufana wa Bruce Melody, ntabwo wakwishima nk'ubu ngubu aba blogger badakunda Bruce Melody baje bakamuvuga ibintu bisa nk'ibyo. Ntabwo wabyishimira uri umufana we. Ushobora no gukomeza kumufana ariko ukavuga ati nyamara ako kantu bavuze ntabwo ariko yaragakoze, yarabikoze. Rero tuba tugomba kurinda showbiz, ibintu byinshi atari ukuvuga ngo buri kintu tugomba kukivugaho. No, you don't talk about everything. Niyo mpamvu kenshi niba mumfollowinga ibintu mbivuga biri mu rwenya. Dumba munkurikire Dumba iyo arimo aravuga, mvuga ibintu biri mu rwenya ugishobora guseka, mvuga ibintu ukuri kurimo ari guke. Ntabwo njya mvuga ibintu muri mukuri kwinshi, cause iyo ushizemo kuri kwinshi gutuma nyiri urimo urabivuga yumva ko urimo uramurwanya. Kubera iki se Dumba avuze ibyo ngibyo, kubera iki arimo aragira. Njye mfata nk'akantu gakeya nkahita nkabesheraho ibintu kandi mukabikunda, mukanankurikira nkaba ndi umuntu utwika no ku mihanda. Bizabagora kuko mu bwanwa no kuzuru cyane papa. Urumva Dumba nshaka ko unzamura amfasi. Mashaje yo muri kutebesha ko ari umusaza we. Ntabwo niko numvishe, ntabwo nimo ndavuga ko ari musaza we, nari nimo ndabivuga kandi mukazajya muza mugwa mu bintu namwe. Nababwiye ati nanjye kuba musaza we nabyanze kubera umuniga n'inzobe kandi Pamela arirabura cyane. Ntabwo mbona ukuntu inzobe ya umuntu yavukana n'umuntu w'inzobe yavukana n'umuntu wirabura cyane kuriya. At least abari nk'imibiri yombi, abari nk'imibiri yombi taza kuvuga ati ako se ubu ngubu kweri ngo manager yaraguye. Manager wuhe? Muyoboke. Aba content creator rwose wasigaye bakabya, thank you so much. Aba content creator basigaye bakabya buri kantu kose baba bashaka kukavugaho, buri kantu kose bakadramatizing, bafata ikintu kiri normal bakigira ikintu cya danger. Bro, ababyeyi babyara abantu ntabwo baza kubyumva. Nk'ubu ngubu hari inkuru imwe yigeze kubaho, fata ku mavuta yigeze gukora, fata ku mavuta avuga ngo Ben agiye kwica. Yigeze kuvuga ko Ben agiye kwica, ngo yabuze amafaranga, yahombye, ibintu byose byanze, ubu gahunda agiye kwica. Fata ku mavuta ndamukunda, ntabwo nshyigikiye de fact ko fata ku mavuta nyine ari muri prison, God forbid. Nibishoboka byose ninza no mu Rwanda fata ku mavuta ariyo, ndibaza ko nzagenda, I'm pretty sure ko nzagenda kumusura. Ariko abivuze uko nguko bihurirana nuko Ben yari amaze iminsi nk'ibiri nyina yamuhamagaye akamusaba amafaranga. Ben akamubwira ati mama nta mafaranga mfite neza, niki. Noneho after 2 days mama wa Ben yumva inkuru ko ngo Ben agiye kwiyica kubera ubukene, yabuze amafaranga. Urumva Ben yari ari mu rugo saa 9 za nijoro, ajya kumva mama waramukomangiye. Havuga ati mama byagenze gute kuja ya masaha, ngo mwana wanjye ngo urigiye kwikira iki, ngo kubera icyo ushaka kwiyica, ngo kubera icyo you know ugasanga uwakoze inkuru ahagarikishije umubyeyi umutima. Kandi we ntabwo the reason ntabwo fata ku mavuta yakoze inkuru utavuga ko atakora koze waba yumva ko agomba gukora inkuru hano hashe, but ntabwo yatekereje ibintu nka 5 before akora inkuru. Ntabwo yatekereje ibintu nka 5 before akora. Mwabyana mwe muri hano, ibi byana biri hano birimo birankurikira mwabigoryi mwe muri bito,
you fucking young, muri ibyana bito, muri ibigoryi, muri n'ibigoryi cyane. Ntabwo nzakora inkuru nkuko muba mubona ndimo nakora inkuru, ba inkuru zanjye ziba ibintu byanjye nkora biba birimo umubare mwinshi cyane, muba murimo umubare mwinshi cyane. Ntabwo ngo mfe kuvuga gutya reka mara ibyo ngibyo mba nabitekereje mu nkuru nigira mu bantu barayifata gute, iki ni nkivuga biragenda gute, n'iki ni nkivuga biragenda gute. Rero ugasanga icyana kivuyiriye gifite ngo 21 bakibwiye ko nguraratsa, ngo hariya kuri kumbuga nguraza ngo byose ukabivuga ngo nibwo abantu bakurikira, mukajya mugahagaritsa imitima y'ababyeyi. Kandi ubwo sibwo burere tuba dukeneye mu Banyarwanda. Ibintu byose uba ugomba kubitekerezaho, ugatekereza no kuri ibyo bintu ukavuga ati ababyeyi buno muhanzi, ababyeyi ba Pamela, ababyeyi ba Nuza barabyumva gute ibi bintu. Ese ngewe umubyeyi wanjye nanjye ndi content creator, ngewe umubyeyi wanjye yumvisha iki kintu araza kugifata gute? You know, urantuka gaskwere ndakublock, I'm going to block you, ndaza kukubloka. Mureke guhangana nanjye, ni ngewe boss, ni ngewe ufite buto, ni ngewe boss, ni ngewe ufite button. I can block you anytime, kandi nkublockingira kuri live nta nubwo post zanjye wongera kuzibona. Rero tuza mvuge, nta muntu ntutse, nta muntu mpotaje, tuza mvuge ndagenda. Otherwise ndakubloka nuza n'umutwe munini, nje ndumva nuko mbikora. Ntabwo harimo ubugoryi bwinshi, ari ububoro bwinshi buri hano kuri boro, nibwo mu gitunga telefone. Ntabwo muzi imikorere yanjye hano. Aya ma live nyamazeho imyaka 6 nza nkakora live hagasha, urumva. Rero ushobora kuba waguze telefone ukajya ngo dumba uraza bagapfa kumutuka, bagakora iki, bagapfa kumutuka. Ndakurega bitutse nibyo nubatse mujye barantutse biragira ngabo birarangira. Rero nta mpamvu yo kunuka ngiye kugira ngo nuko kunuka neza nukumbwira neza. Iyo ushaka kunuka kugira ngo mbabare mbwira neza, ndababara. Dumba fuck you, dukomeze sibyo rata, urumva. So rero aba content creator bose ibi bigere ku muntu uwo ari we wese. Dukora Dumba babwire uko dukora ibi bigere ku muntu uwo ari we wese yumva ko ngo content ari ugupfa gutahanze, ari ugupfa gutahanze. Content yibare urebe ati ndabona hano harimo iki, hano biraza kwending up gute. Nje ntabwo nari bwakora inkuru ku myaka 6 yanjye maze hano ngo havemo umuntu ufungwa. Ndashaka kubasubiriramo, ntabwo ndakora inkuru ngo inkuru Dumba koze bafungire mu muntu. Ako murabizi ko ibintu bisikira ku mbuga hano bijya bitwara abantu kajya kumva bamufunze. Ibintu byinshi bisakoringira hano ku mbuga kumva ngo runaka bamufunze. Nk'uyu Hakizimana nibwo kigura telefoni aravuze ati ikigoryi n'inyoko gaskwere, reka noneho ngiye muhakanyina agashino kanyina none no mu block. Nk'ubu ngo bapfiriye iki, ntinga kagume kaza kandi nzagasanga kayo karangira ngo waramburotse, ngo mbabarira je ayirura uva ngiye guskweza nyoko, urumva vuba ntafite nkaguhana receipt, nguhana receipt, nguskweza nyoko nkaguhana receipt. kubera icyo ushaka ko nkubloka widiwe kababari ndakihoreye nika sinshaka kukubloka. Dumba, you promise me that you will follow me on Instagram, urumva. So rero ba content creator guys, stop posting buri kintu man. Ibyo biboro ntago byavamo, ibyo biboro birangiza society. We are not here. Ndashaka ko kubabwira ikintu kimwe, umuntu nkanjye ntabwo ndi kuri izi mbuga cyane nkurikiyeho amafaranga. Umuntu nkanjye indi kuri izi mbuga to pave the way for the future, kubera ibintu byinshi mwumve. Ubu ndashaka abanyabwenge, ndashaka abantu bashobora kuba bakuzemo, bashobora kumenya ubwenge, bamenye n'ibintu umuntu aba arimo aravuga. Banyarwandakazi, ni ukuvuga ko showbiz cyangwa
imyidagaduro yacu irimo irakura, iracyari hasi. buryo igihugu giteye imbere n'imyidagaduro igenda itera imbere. Muri iki gihe imyidagaduro yacu ntabwo yari bwatangire kuvamo amafaranga nk'uko wavuga aba Nigeria bameze, cyangwa nk'uko wavuga aba Tanzania bameze, cyangwa abagande bameze, cyangwa abanyakenya. Bo bakora amafaranga menshi mu myidagaduro kuturusha. So rero icyo tuba tugamije ni iki abantu nkatwe? No kuvuga ko tuba turimo turashaka ko ino myidagaduro dumbara hari uno munsi, ariko ngiye ntabwo nzahaguma, ngiye nzapfa. Ubu ngubu ntabwo turimo turayibonamo amafaranga, ariko igihe nyuma y'imyaka nk'15 abantu bazaba bariho icyo gihe bazabibonamo amafaranga. Ariko kugira ngo bazayibone amafaranga hagomba kubaho badumba batangiye batarimo barareba amafaranga kozi ntabwo arimo. Ubufaranga dushobora gukuramo ni buke. So rero njyewe mba mbizi, njye mbikora mbizi, urumva mbikora mbizi ko nta mafaranga arimo. Nkavuga Dumba urasa neza nta musatsi ufite, nkavuga ati ibi bintu nta mafaranga arimo, ariko ngiye kubikora nanabitindemo to pave way kugira ngo umuntu uzaza nk'ubu ngubu nka Mideli. Ubu ngubu arimo araza ameze neza, Mideli ameze neza, ariko Mideli ashobora kuba ari nk'umwana muto afite nk'imyaka nka 23 24. Mideli nakwiza imyaka 30 ibintu akibirimo bikora neza, hazaba ashobora guhembwa miliyoni 2 kuri contract njyewe ntabonye. Rero niyo mpamvu tugomba kubirinda, tukavuga ati ibintu nitubishiremo ibintu byinshi bibi, sibyo bishobora gutuma babihagarika. Kozi leta ishobora gusinduka mu gitondo igahita ivuga ati ibintu bya showbiz byose tubihagarike, birimo birakora akavuye muri society, biri icyuburere, biri iki, bagahita babihagarika, ugasanga bose abantu barahombye. Kozi leta y'u Rwanda yabikora, yabihagarika, ugasanga twese turahombye. Mideli afite 27 years, ariko Mideli abazakwiriza ashobora kubamo agakwiza nka 35, agakwiza nka 35 akiri muri ibi bintu, urumva? Cyangwa nk'iki cy'akazunguka boss ndakibona muri comment, nk'urugwa akazunguka boss ejo bundi rushobora kuzajya rukorera nka miliyoni 2 cyangwa iki. Ariko ni rutarinda ikibuga gikorewe we kazunguka boss, n'utarinda ikibuga ukoreramo uzazinduka mu gitondo bagutwaye mageragere, cyangwa se babihagaritse byose, kubera iyo ugiye gupostinga udatekereza ni izihe ngaruka ziri muri post indimo ndakora. Ako kantu murakumva aba influencer muri hano, abana bashaka kuba influencer cyangwa abatangiye muri ako kazi ba Metis murabyumva ibyo biboro. Nimutabirimba, nimutabirinda, if you don't guard it, we will lose it. Njyewe wamugane ndisaziye, ndi hafi kubivamo ibi biboro, ndi hafi kubivamo. Nta nubwo mbirimo igihe kirekire, mushobora kumva na next year mbirimo, ejo nshobora kurongora cyangwa nkagira iki, mfite n'abana ngomba kurera barakuze, ngomba kubamenyera ibintu byinshi. So abantu bazagumaho bazabigumamo, ariko manigas mugomba kumenya ko you have to safeguard ibintu murimo murariramo right now. Otherwise fata ku mavuta YouTube yarayikoreshaga abona amafaranga. Impamvu yakoraga bya biganiro nuko bamuhembaga, yabuze byose, cause right now umugore we, abana be ntabwo barimo bararya, umugore we ntabwo arimo ararya. Ubu Jihad yabonaga amafaranga, yagiraga iki, yakoraga iki, nawe ntabwo. Ubu ngubu niba afite abantu yarebereraga bakoraga iki, they are not getting money, ntabwo barimo bararya. Ejo twagendaga tubireba, ejo bundi ashobora kuba njyewe ntigendesera, ejo bundi ashobora kuba wowe kazunguka boss nutigendesera. Sokuru aba arabuye abana, sibyo rata kazunguka boss. Sokuru mba ngomba kubabwira I am the grandfather here. Urumva, if you don't safeguard it, we're gonna lose it. Ejo bundi twaravugaga Jihad n'umuntu wicara kuri kamera, ntabwo mvuze nabi cyangwa ngo mwifurije ibyo ngira, ariko muribuka ko Jihad nafata ku mavuta bicaye kuri kamera, baravuga ntabwo bazasubira kugenda kureba ribu, which iryo jambo
yari ashobora kuba yararivuze cyangwa yararivuze ari ukuvuga ko nifata ku matwi yarivuze ndeke kubeshira Jihad, ashobora kuba yarivuze urumva yumva ko nta kibazo ko ako kantu unakumvisha utuvuga ati ararenze cyangwa iki, ariko ako kantu iyo ugatekereje nkanje ukuntu nagafata mpita ntekereza nkahita mvuga ati ahangaha nshobora kubivuga koko ribu ntabwo iza kumfata koze nta kintu nkoze. I'm sitting down ndimo ndavuga ati ntabwo nzitaba ribu, icyo kiganiro baraza kukireba ariko baraza kuvuga ati nta kintu icyo ntabwo twabimufatira, ariko ubu bateye umutima wuko bagenda bagenzura ibintu byawe, bakazajya bagenzura ibintu byawe. Buriya hari ibirego byinshi, nanjye ndabizi ko mfite ibirego muri ribu bandeze, I'm pretty sure, ariko bishobora kuba bitari byinshi, ariko ribu irebamo igahita ivuga ati ibi ni iki, ibi tubyihorere, ibi ni ibintu bya hari ibibazo byinshi tudashobora gutindaho, hari ibingibi bakavuga ati reka byo ntabwo twabitindaho, bakazana ikindi kirego cya Duma bagara iki nacyo gisa nka kiriya, nabo bakazana ikindi kirego bakavuga ati niki gisa nka kiriya. Noneho mu gihe bagifite ibyo birego byanjye, urumva, mu gihe bagifite ibyo birego byanjye bakajya kumva mu gitondo nicaye kuri kamera mwitavuga ati ariko ribu bakora akazi kabi, ribu nta kigenda, kandi bafite ibirego byanjye birengagije kubera bavuga ati ibi ni ibintu bya showbiz n'ubundi kurega ribu baturimo, ribu ni abantu nkatwe nabo baturimo bakorana niko kazi kabo, bo bahita bareba bakavuga ati ibirego by'aba influencer n'ubundi bagomba gutwika kugira ngo babone amafaranga, akazi niyo barimo barareba naho nta kandi karima internet barayituzanye kugira ngo tuyikoreshe tuyungukemo. Then guess what happens, ikiba bahita baravuga ati so na biriya bintu byose twari twaringagije Dumba, ibirego bazana bakareba tukabigira bitoya nko nta kibazo, nuko avuga nuko nguko iyo yiceye kuri kamera tuvuga, guess what they do, bahita basubirayo mu birego, kubera afata ku mavuta nanone basubiye mu birego bya media yarareze barirengagiza kera, bahita babizamura bagahita bavuga ati ufite ikirego n'ubu ngubu Jihad basubiye mu birego bavuga ati ngara afite ibirego bine, ariko if you don't do it, if ujye wigendesera mu bintu uvuga niki barareba bagahita bavuga ati ntacyo avuga cyangwa yarikosoye yarigiga, n'ibyo bintu bikagenda bisaza. Niba nkoze ikosa today narangiza nkongera koze, twese dukora amakosa, nshobora gukora ikosa today nkongera nkakora ikosa haciyeho amezi 8 cyangwa haciyeho umwaka cyangwa umwaka n'igice, rero aho ngaho baba bashobora kuvuga ati uyu nakosa, ariko ukosheje tonight ane ugakora ikiganiro cya kabiri urimo uracyavuga amakosa, ane ukoze ikiganiro cya gatatu uracyarimo uravuga amakosa, icya kane uracyarimo uravuga amakosa, baragutwara papa, babaza kugutwara telefone yanjye igiye gushiramo umuriro, babaza kugutwara eventually man, they have to take you. Babaza kugutwara. So bantu murimo murakora content, bantu murimo murakora content, abantu mushaka kuba content creator nyine barenze n'iki ikintu mugomba kuzajya mutekereza ni muri content nkoze ikibuga ndacyakirinda, waje mu kibuga abantu barakwemeye, because these days it's easy, algorithm irimo irafasha, ukora kaboro ukajya kubona kararebwe n'abantu benshi n'iki, ariko icyo ugomba gutekereza urangiye gukora content, ikibuga ndimo ndakiprotect, am I protecting the field? No, the protecting abazabafunga babamare cyangwa nabyo babifungi.
nabo babifunge. Ibintu biroroshye kugira ngo mani ibi social media babikureho, kandi abantu benshi basubira kwisuka. Jess Kwiza bamufunze, tubwire. Reka Jess Kwiza ntabwo nzi niba bamufunze, ntabwo ndamenya amakuru. Reka nze kumuhamagara numve niba bamufunze. Rero mwabyumvishe ko Jess Kwiza bamufunze. Rero abantu ako ka video ka Pamela mureke kugasakaza. Ako ka video ka Pamela mureke kugasakaza. Mureke kugasakaza koze nta nkuru irimo, urumva agatwe kabi. Nta nkuru irimo, urumva mu ka video ka Pamela nta nkuru irimo. Nimukomeza mugasakaza, ikiba nuko biraza kwinfluencinga ko abantu babivuga, kandi nanone si byiza. Hari nk'abantu ubona hari nk'abantu ubona ukajya kubona ibi bintu byacu barabiturekeye, ntabwo babirimo. Urumva ukavuga ati ndi blogger, ndi influencer, ndi content creator, ariko Pamela ibi bintu ntabyo arimo, yarabyanze, ntabyo arimo, ntiyigaragaza, ntagira iki. Nanjye ngomba guheza, ngomba kugendera mu nzira ye. Hari umuntu ubona ukahita uvuga ati uyu Kevin Kadi inkuru yose ntacyo yamutwara. Ukareba ukavuga ati The Ben akeneye gukoraho inkuru nk'izi. Bruce Melody izi nkuru nazo nizo zikeneye kumukorwaho. Ntabwo ziriya ngo kubera Bruce Melody umwanga ngo nguraza kugenda uvuga buri kintu cyose cya Bruce Melody. Ngo inkuru yose bamenye, ngo inkuru yose wamenye kuri Bruce Melody ngo ugomba kuyivuga. Reka ntabwo ari uko bikora. Urumva ibi bintu none se wowe ko umwanga gute, kandi bo bashobora kumvikana bagahita bavuga ati ko man twapanze igitaramo tukabona amafaranga. Kozi niba bangana kubera iki bazajya mu gitaramo kimwe kandi igitaramo ari icya Ben? Wowe urinde wo kwicara hano ugahita utangira kuvuga ati Ben ndamwanga, Bruce Melody ndamwanga, hahiye nge bagomba kwangana, nge n'inkuru ninyibona ndatwika Bruce, n'inkuru ninyibona ndatwika Ben. Reka kandi bo bumvikana. Pamela bayagutangaje gutya, reka wowe urafa umuntu nka Pamela kwa kunda ibi bintu aba yarabyiyamye mani, niko mumuhagaritse umutima iyo murimo murakora ibintu nk'ibyo. Mumuhagaritse umutima ugasanga umuntu yabonye social media anxiety arimo nyine uko mwamuvuze. Hari abantu badakurikira ibi bintu ubwe ngo Pamela ukavuga izina ukavuga ati umuntu ukafata nk'umuze ukavuga ati nuza n'indaya, ugasanga umuntu mumuhaye anxiety ya danger. Abantu benshi bagiye bavamo bro. Ntabwo umuzi ko mutari bwamenye neza impamvu media yavuye muri ibi biboro. Muzi ko mutari bwumve, ahubwo mani Ben ni umuntu ukomeye cyane. Mutari bwamenye impamvu media yavuye muri ibi bintu. Uyu ni Kamaro, twumve Kamaro turebe ibyo arimo aravuga. Ndashaka tureba Kamaro kora request zanyu ko ari nyinshi. Kamaro kora request. Nawe mbona ugenda ubivamo. Hey, nje nanjye ndaza kubivamo. None kuretse ko bitangiye kuzamo abantu benshi, urumva batafite ubwenge mani, badatekereza. Abana benshi ibi bintu kandi abantu bazima niba bivamo muzabibona bizapfa nabi. Ibi bintu nindamuka mbivuyemo bizapfa nabi. Urumva umuntu ukura post, the post doesn't have sense of humor. Post ntabwo umuntu ntabwo ayireba. Njyewe post zanjura zireba ukanaseka, ariko ari post ureba ukareba post ukumva post irimo urwango rwinshi. Dumba we fuck you.
ukabona post irimo urwango rwinshi, umuntu yapostinze ariko man urabona ko iyo post ashaka kwangisha umuntu abantu. That's not how it's gonna work. It's not gonna work like that. Kandi ibereye icyo muri recording, icyo nzi cyo muri recording mu recording. Ofete ari abantu umuntu ashobora kwicara hano akavuga ati ngo mani dumba kutukana, ngo dumba ujutukana, dumba ujukora iki rere. Post zanye nyinshi ntabwo ziba zirimo gutukana, cause niba ugiye kureba kwijana post dumba nkora ahantu nshobora kuba navuze amagambo y'urukoza soni ni nka hane, ni nk'icumi kwijana. Izindi post mbasobanura ibintu ukuntu bigenda, nuko abantu bakunda gufata ibibi bakareka kureba ibyiza. Ariko post zanye nyinshi ntabwo like ziba zirimo ugusetsa, ziba zirimo kuvuga ku kintu mu buryo bundi mashaka ko abantu bakireba. Ntabwo post zanjye ziba ziri mu rwango, ntabwo post zanjye ziba ziri mu rwango nta na rimwe, urumva? So muzajye muzitegereza, ntabwo ntuzajye ureba wowe umu influencer uri hano cyangwa umu content creator uri hano, ntuzajye ureba post yanjye ngo uvuge ngo uyirebe uyitambukeho, yitekerezeho uvuga ati ibi bintu na umuntu yabivuga gutya kubera icyo yahisemo kubivuga uko, ibi bintu umuntu yabivuga gutya kubera icyo yahisemo kubivuga uko. Otherwise bro, bizababera ibibazo, icyaba no gufungwa. Njyewe si cyo mba natinye ko abantu bazafungwa, njye si cyo mba ntinye cyane, ahubwo kuba icyo duharanira kugira ngo muzabemo amafaranga, kaba akazi kinjiza amafaranga, dushobora kutazabigeraho. Ingewe ku giti cyanjye icyo mparanira, ndashaka ko entertainment yacu ari izavamo amafaranga. Niyo mpamvu ibintu byinshi dumba akora abikorera ubuntu. Ntabwo nshobora kwicara hasi nkazajya nkora ibintu batanyishura. Ibi bintu bitwara umwanya, edit zitwara umwanya. Abantu babonye ama-challenge yanjye najyaga nkora, nafataga indirimbo nkamara amasaha 4-5 angahe ndimo ndakora indirimbo, ndimo ndayumva nta ntego, mbikorera ubuntu. Na n'ubu nkaba ndi hano mumurike muri abantu 300, nkaba ndi hano ndimo ndakora ibintu nta wunyishura. Impamvu mba mbikora nta wunyishura nuko haba harimo intego yo kugira ngo nshire ku itafari mwiterambere ry'igihugu cyacu. Iryo tafari rikaba ririye ari uko nshobora kuinspiringa umwana muto kuzaba umubloga w'umwinfluencer, ariko imyaka burubwo iteye imbere, ndabisubiramo, biba bizavamo amafaranga mutameze nk'abadumba. N'abantu bakoze science ba Einstein ntago bishuragwa, ntago aba Einstein batangiye ibi bintu bya science, ibi bintu tujya tubona amanuza ama atoms n'iki ntago babibonyemo amafaranga. They did not get money. Ariko right now umuntu wari we wese ukora ibintu bijyanye n'ama science, umuntu uko waba doctor abande bose, they are getting a lot of money. Urumva? So rero this is what we are doing, this is what we are building, and this is my legacy. Abantu benshi ntago bajya babyumva, abantu muba muri hano murimo murabyumva, but at least ni saba izi mbabazi. Izi ntabwo namusaba imbabazi Chris, izi ntabwo namusaba imbabazi koze ikintu aba yarankoreye. Abantu muba mumva nza hano nkatuka nkavuga nabi, ibintu baba bankoze biba ari bibi cyane kurusha uko mba nabatutse. Naka ngaka mukongereho baba bankoreye ibintu bibi ku buryo nje nkavuga ukuri kw'ibintu baba bankoreye mwabanga. Nukuvuga ko iyo umvishe natutse ngo naje hano nkavuga gazagaskwere nkavuga iki, ibintu waba yankoreye, aba yankoreye ibintu bibi ariko nkabihisha simbivuge, nkaza nkamutuka, nacyo nkambara umwanda. Koze gutukana nta kibazo byo nta nubwo bajya babifungira, urumva? Nje nkambara umwanda ariko ndimo ndahisha ibintu yankoze, koze imvuze inshatse nkavuga ati ngiye kuvuga ibintu wankoze mwamwanga. Ibi nanone bisobanura ibyo navugaga. Ntabwo ari buri kintu cyose ko wakivuga, ntabwo wavuga ibintu byose,
kozi iza ashobora kuba afite abafana ariko mfite abantu bankurikira kandi banzi bavuga ati Dumba yankoreye uko, Dumba yagize uko, Dumba akora ibi, Dumba afite ibyiza ibi yakoze. Abantu bose bandeba nko kuri murandeba niba utankunda, urumva abantu baba bavuga ati Dumba agize ucyo, Dumba ararukimije, ku buryo nshobora niyo nakwangisha abafana 4 baba bakwanze. Urumva niyo nakwangisha abafana 4 baba bakwanze. So rero mpitamo kuza nkatukana ndakaye, ego ngiye like ibyo yankoze nibimenyekane, ariko mukambona nimo natukana, probably mukajajinga njewe, ukaba wanjajinga ariko ntavuze ikintu yankoze. Ni ibingibi ndimo ndasobanura none, ntabwo ari buri kintu ko wakivuga, kozi nje nkakivuga abanyarwanda ukuntu bameze, cyangwa abanyarwanda ukuntu bameze. Abanyarwanda umuntu ashobora kuza ukavuga ikintu, warangiza kuvuga ikintu, barangiza bagahita bakureba bakavuga ukuri, barangiza bahita bakureba bagahita bavuga ati wa mugane wabitubwiye Chris Easy ko yagize ukunguku, yarabikoze yakoze bibi, ukabona Chris Easy wamwanga, ariko warangiza agahita arangiza arimo aribaza ariko wowe wabivuze urubuye. Icyo bintu kweri byari bikenewe ko bivuga byose, erega barimo abanyabwenge bariho, avuga ati wowe ubivuze urubuye. Ibyo byari ibintu byo kuvugwa kweri, akabura abafana ariko nawe bakakubura, nawe ukababura kubera baba bati uyu ntashobotse. Ni nk'umugabo umugore we yakiye inyuma, urumva wowe umugore aguciye inyuma, arangiye kuguca inyuma, ugiye kwirigana nimugoroba murimo muranywa inzoga, utangiye kuvuga mu bagabo ngo yewe ngo umugore ngo yaguciye inyuma, ngo umugore yaguciye. Iyi showbiz niko tuba tugomba kuyibika, tuba tugomba kubigira icyo ngiki. Napfuma nza nkanywa nkasinda, napfuma nza nkazana depression yanjye mu kabari nkanywa nkasinda, barangiza bagahita bavuga simvuga ibibazo byo mu rugo, abantu bakahita bavuga ati uriya mugabo ni igisinzi niki, ariko ntaje kuvuga impamvu nanyweye inzoga nyinshi zatumye nsinda. Umunyabwenge arabyumvishe, umunyabwenge abayumvishe. Njyewe nshobora guhitamo kuva mu rugo simvuge ko umugore wanjye yanciye inyuma, ariko nkaza nkinywera inzoga nkahita nisindira, nkagwa mu ibarabara, nkahita mu muhanda, nkahita nuka n'abantu, aho kugira niba bivuge niba utabesha. So urumva iyo yaza kuba nk'ikigoryi rero cy'ikimfluenza cy'ikigoryi cyita kijya kuri pressure yawe ngo bivuge nkaho ushaka kubivuga nkahanga mwiwega ko abantu bantutse nanze kuba block, nk'uyu abagiye kuba block, nkaho wenda kubrotse, nk'uwanda mu brotse, nkubazibaza impamvu ndamubrotse ko yari ikigoryi, like ibi bintu murabona impamvu nkunda ama live z'amatiku zitwika. Murabona impamvu abantu bari hano, murabona mubabarire oyaragiye, murabona impamvu live z'amatiku zitwika ubu right now, kubera ndimo ndavuga ibintu bizima, ndimo ndavuga ibintu byingira kamaro, ibintu bifite ikintu bifasha abantu. Umuntu washaka itiku arashaka ko mvuga iryo tiku rya Chris Easy, arashaka ko mbivuga hano babyumve, urumva arashaka ko mbivuga, kandi ndimo ndakubwira ko ibyo bintu ntabivuga. Uzi showbiz ejo bundi wavuze ikintu nyamba nsanga mubabarire inama kuba blogger ukizamuka, inama ku bloke jizamika, izi zose inama n'inama z'aba bloka barimo barazamuka, byose nimo ndavuga n'ibyo ba bloga barimo barazamuka. Buri kintu si cyo gupostinga, urumva buri kintu ntago ari cyo gupostinga. You cannot post anything. Deba niba ibintu postinze nta ngaruka birimo, bishobora kugira ingaruka, bishobora kugira kuri wowe cyangwa ku muntu urimo urabikorera. Murebe post zanjye nyinshi muzitegereze, post zanjye nyinshi muzitegereze, nta ngaruka ziba zirimo. Nuzajya ureba post Dumba koze, reba iyi post ifite ingaruka ku muntu avuze,
we imufiteho ingaruka, uraza gutangira kuzajya tripping like ibintu byawe uzajya umenya ukuntu bikora. Nibwo ikibuga tuzakirinda rather than ikibuga tushobora kuzakibura tutaratangira kugikuramo amafaranga. Tuzakibura tutaratangira kugikuramo amafaranga. Ubu ngubu ababloga bo hasi munimo murakorera ibihumbi 50, you know, ibihumbi 50 bishobora kukwishurira karenti, ibihumbi 50 bishobora gukora ibintu byinshi, bishobora kukurisha, you know. Ako turashaka ko nawe mu bloga wahanga ubu ngubu ushobora gutangira kubona miliyoni. Ushobora kubona miliyoni 2. Ushobora kubona miliyoni 3. Wamamaje. Nutamenya kurinda ikibuga ntazo muzakora, nayo muzakorera. Nayo muzakorera. Tubwire Juno Kizigenza. Juno rero icyo navuga kuri Juno nakunze ukuntu Juno yakoresheje opportunity. Ibi bintu kenshi Kevin Kade nibyo akunze gukora. Juno nayo nararusha ukuntu aba buri gihe bayafasha uto video arimo arasomana na Ariel Ways, akamusanga yasomye Ariel Ways muri douche, yamusomeye muri ntuza, mbonye chance. Noneho mu nyumve ukuntu ngiye kuvuga kuri Juno, wumve niba hari icyangaruka, niba wumva niba hari ikintu mbungiye kuba example. Reka mvuge kuri Juno, nindangiza kuvuga kuri Juno uraza kumva ko Juno ntago ndimo ndamuvuga neza, sindimo ndamurata, ariko uraza kubona ko ibyo ndimo ndavuga ntacyo byamutwara kandi nanjye ntacyo byantwara. Ako kantu urakumva niko kurinda ikibuga. Nk'ubu ndimo ndavuga Juno, navuga ati Juno nari narushe, urumva ndibunda kwigisha, ndimo ndagenda gahoro. Narushe ukuntu Juno ajya buri gihe aba yasomanye na Ariel Ways, buri gihe buri umwaka ukaza akabura content agahita asomana na Ariel Ways. Ibyo tukabyihangana, akabura tukabivugaho yego, akabona views, akagira iki, agasura indirimbo, ubundi mwaka akongera agasoma. N'ubu ngubu ejo bundi yasomye Ariel Ways. Juno nta yindi Kevin Kade niyo mpamvu yavuze ati Juno yabuze content. Dumba babarira Eazy. Naramubabariye Eazy, tuba twiyunzega. Eazy man is like my brother. Eazy ni nka brother wanje, ntabwo erega abantu barankunda cyane. Like buri muhanzi mention umuhanzi wari wese arankunda. Abantu bashobora kunyaga n'abafana badashona tu kuzafana ntago baba bashobora, ariko abahanzi they like me, they love me so much, they love me. Buri muzana umuhanzi unyanga, umuhanzi ushaka kuvuga ati je nanga Dumba nawe uhari. Nuwanyanza abayanyanze ejo, nuwanyanza abayanyanze ejo hari ikintu twapfuye nk'ejo, ariko iminsi 3 irarangira ikagira. So rero Juno ibyo bintu na Kevin Kade yabivuze, yavuze ati Juno turarusha ibyo bikonte, mwabuze content n'iki. Ariko jewe nibazaga ko abahanzi bakuru baragenda bagafata icyo, ugasanga abahanzi batoya baburiyemo, kubera buri gihe showbiz zose zirimo ziraguma zivuga ku bahanzi bakuru. Ugasanga umuhanzi nka Juno asoye nk'indirimbo ya itizima muri icyo gihe. Nk'ubu ngubu Kevin Kade indirimbo ye yitwa Nyiragongo, nta muntu uza kuyireba, nta muntu wagenda kureba indirimbo ya Kevin Kade Nyiragongo. First of all, buri platform yaba YouTube, yaba Instagram, yaba TikTok, yaba nze barimo baravuga igitaramo cya Benny na Meddy. Ikiba ni iki? Ikiba nuko abantu amadata bagomba gukoresha, ukoresha data kureba indirimbo, ukoresha amadata kureba indirimbo kugira ngo urebe indirimbo ya Meddy cyangwa indirimbo ya Kevin Kade, kugira ngo uze kuyireba ukoresha data. So izo data kenshi ntaguma mufite amafaranga aguma ashiraho data. Nawe ari ubwo ugera mukuraho data ninjoro ukavuga ati ijoro reka nkureho data. Rero akadata ukarebesha ikintu wumva ko kirimo kirasamaza, gishamaje. So ubu ngubu ikintu gisamaje ntabwo yaba ari indirimbo ya Kevin Kade Nyiragongo, kandi hari igitaramo cya Benny na Meddy barimo barahangana.
n'iri hangana ryabo nirutuma umuntu yagenda kureba ikindi kintu. Ihangana rya Beni na Meddy ntabwo ryatuma ureba indirimbo irangize. Ubu kirimo urayireba ukajya kubona kandi gapost karaje ngo Beni noneho nta musatsi afite. Ubu kirimo urareba indirimbo ukajya kubona ya Kevin Karugagi kubona noneho hari kandi gapost, ugatwarwa muri ubwo buposti indirimbo ya Kevin kadika flopping. So abasani nimo ndabigisha ibintu abasani iyo bagiye ku dropping indirimbo nk'ubu Kevin Kadi yafashe ku mutwe akahita avuga ati reka mfe ku dropping, ariko ndabizi nari nyifite mu bintu bigomba gusohoka. Nari narapanze kuno mwaka iyi ndirimbo igomba gusohoka, nuko nguko ayisohora ikagenda ikaba flop. Mwumva? So nk'ubu Juno we ikintu aba yakoze mba nakunze, arareba ikintu kirimo kiravugwa akavuga ati rero nanjye kugira ngo mbe relevant reka nanjye abari bonataka. He kozi ningenda gusora indirimbo nka Kevin Kade ntawuza kuyumva, reka nanjye mbe mbiyatakira nkandagire kuri umwe nkandagire ku wundi, noneho abantu bagume bamvuga nibamvugira icyumweru ejo bundi nzakora kandi kantu, noneho ikiza gukurikiraho ninsohora indirimbo abantu baba bamaze iminsi barimo baranyumva mu matwi, bamaze iminsi ni mu matwi. Bruce Melody is the greatest of all time in Africa. Goya nibwo akibona telefone. Bruce Melody is the greatest of all time in Africa. Ubwo telefone wayiguze ryari? Urumva? Ubu nawe bagatangiye kumuvugaho bakamuvuga icyo cyumweru twavuze ko yarimo aravugana yarimo arasomana na Airways, and then ubu turimo turavuga ko yakandagiye kuri The Ben na Nuza na Bruce Melody, and then the next umwaka nutangira adusohorera indirimbo. Aho ngaho indirimbo turimo tuvuga Juno nibwo yasohoye indirimbo, uhita usubiraho ukagenda uhita uyikurikirana ugasanga Juno yatwitse. Ariko nk'umuntu batarimo baravuga atarimo nta kintu arimo baravuga nk'ubu nka Kenny Solo ashoro nk'ubu Kenny Solo na Juno asohoye indirimbo muri uno mwanya. Ubu ngubu Juno asohoye indirimbo na Kenny Solo agasohora indirimbo, iya Kenny Solo ari nziza kurusha ya Juno. Abantu bagenda kureba ya Juno kubera Juno we amaze nk'iminsi 2 barimo baramwumva mu matwi, ndavuga ati Juno yasohoye indirimbo, bagahita bagenda bakareba. Ibi bintu niko bikorwa. So rero abantu barimo baravuga ati ijyo vuga kuri Juno cyangwa iki, uwo Juno nuko nguko Juno ya ibintu bye mbibona birarenze. Izi showbiz kenshi mba nimo ndakora niki kubera nubatse izina, kubera mfite platform nini, ibyo bintu biba bigomba gutangirira iwanjye, mba ngomba kubivugaho imwe mbivuzeho abandi ba blogger bakabibona bakabitekerezaho ko zibahora. Abantu benshi bafata ububoro bagapostinga, ariko ntabwo bazi gukora inkuru, ntabwo bazi gukora ikintu gishobora gutuma abantu bakivugaho. So nkanjye Dumba mba ngomba kuvayo nkahita ndeba nkavuga ati hano dupoforerahe Juno nabonye yakozaga post, reka ngafate nkashireyo kugira ngo habeho izindi nkuru zirimo ziravugwa. Rero umuntu afite abafollower bake byamugora, umuntu afite abafollower bake byamugora. Habuze uwundi muntu ufana Beni uyu mwete Akantara 11. Habuze uwundi muntu ufana Beni yagenda yandikamo Taiga nk'uyu nguyu wa Bruce Melody kuna agenda bikora. Abafana ba Beni ntabwo muhari hano. Fana ba Beni nabo mugene mwandikamo Taiga uri yandikemo 0019 uri yandikemo Taiga. Ntabwo iyi platform ari ya Bruce Melody, ni abantu bose, ni uno na Taiga mu mwandikemo. Niba abafana ba Taiga mudahari ubwo babatsinze nyine byo mwagaragaye, cyangwa mu nyishuru yo mu block. Hari umuntu ushobora kunyishura mu block abafana ba Taiga mwigaragaze muri comment. Abafana ba Taiga ni mutigaragaza muri comment, abafana ba Bruce Melody barimo bariyerekana. Dumba ndagufana urakoze cyane kumfana, ntago biba byoroshye.
muburanire muri comment hahire rimwe niba kazajya banesha umuhanzi wanyu ngo murebe ngo mugume mwasane icyana cyisize insenda ibyana n'ibishasha biba byisize insenda ntago kizi cyo cyumvishe sama cyangwa ati kandi ibyana byarangiritse bikundira ibishego bya Bruce Melody cyane yo cyumvishe cyangwa ati genda ndapfira inyuma ya Bruce Melody. Urumva y'abafana ba Ben namwe mugende mwandikamo niba mushaka Ben muze kumubazanira live turebe ikintu arimo arakora, ariko ibyo bintu bya Pamela mugezaho murekeraho. Hari ikindi kintu mushaka ko mvugaho, ikindi kintu ushaka ko mvugaho mbabwire kuba bimezerega ibintu ninjye ububizi wamugane ninjye wese gokuru ninjye sokuru mukanya nziye kutangira kuseruhara ntagikuyeho ubu ngubu mutangiye kunyita papa mukuru. Andika muri comment ngo papa mukuru araje. Andika muri comment papa mukuru araje. Ibintu bya seruhara ndabihaze muzanye mwita papa mukuru aba 001 uko babarushije 001 uko yabarushije bafana batayiga muri mubiki zimenemo comment nk'ijana. Tubwire kuri Fifira yaheruka gusohora indirimbo ngira ngo murayizi ntabwo iramara amezi 2 hanze. Byagenze gute mwambonye mu cyumba cya rap ndagukunda nanjye ndagukunda sheri. Fifira murashaka kumvuga cyo ese Dumba ubona Bruce ukuntu yubahuka umuntu mukuru nkamuyoboke aratwika cyangwa iki? Bruce simashaka kumuvugaho cyane. Bruce ntago mashaka kumuvugaho cyane. Impamvu manashaka kuvuga kuri Bruce cyane nuko mfitanye beef nawe, kandi Bruce uburyo imikorere yanjye iyo tutumvikana ahita yumva ko mbivuga ko ndimo iyo mvuze ikintu kiri negative, iyo mvuze ikintu kitameze neza kuri Bruce tutumvikana muri iyo minsi ahita yumva ko ndimo ndamurwanya, kandi suko iyo ntumvikana n'umuntu ntagoma numvikana nawe ntago njya nza nkumurwanya. Kugeza ubwo dusotinga ibintu tugahita tubisotinga tukongera tugatuza tukongera tugatwika. Otherwise ubu ngubu ndamutse mvuze kuri Bruce yakumva ko ndimo ndamurwanya, ntago nshaka ko azinuka mu gitondo yumve ko murwanya. Reka na urumva ibintu niyo mpamvu njya ntwika ibintu bimwe biri fane ariko ntagiye deep. Urumva nanone iyo twumvikana nuko nkora. Tiger B se iki niki one of a kind. Katurebe abantu bari hano nabonye Kamaranda abantu bari hano Kagoma Entertainment Empire request ko ari nyinshi. Mfite request nyinshi cyane, mfite request igira kuri 40, ariko ntabwo mbona ko abantu bafite icyo bashaka kuvuga. Dushaka Ben live, Ben ndaza kumubazanira very soon. So peace.